bya bindi by'akabaye icwende katoga yewe kanakoga ni gake. ubugoryi n'ubwo bucucu mwebwe ba ministri mwebwe ba deputy mwebwe basirikare mwebwe ba polisi bohereza kujya gufata abantu ngo mubice. Iyo ukoze ku muntu wa Kangondo turabizi ko azize ubutaka, ntabwo umuntu ari umwanzi w'igihugu, nta n'ubazigira ababanzi b'igihugu, nimwe banzi b'igihugu mwangegeramo. Gushyira inda imbere si ikintu pe. Reba aho yicaye hagati y'amaguru y'umuzungu by'ababyeyi burekana ibasira ubuyobozi bw'u Rwanda. Amaco y'inda kwahoze wiyita umunyemari. Kimwe mu maze kugaragara nuko barwanya leta y'u Rwanda biteguye gutanga ibishoboka byose ku rusiga icyasha. Amakuru avuga ko hari n'abishyurwa ibihumbi 25 by'amadolari kugira ngo bakore amashusho yibasira igihugu. Aya si amafaranga make kuri Badirama uhanganye n'ibibazo uruhuri ndetse n'amikoro. Badirama akiri mu Rwanda yakunze kwigaragaza nk'umugabo ufite amafaranga kandi witeguye gukora ibishoboka byose ngo ateze imbere umuziki, ariko ikitaragarutsweho cyane ni uburyo ayo mafaranga yaba yarayabonyemo. Mbere yo gushinga The Mane, Badirama yari umusore wishakisha nk'abandi bose ariko wakundaga kwiyegereza abahanzi cyane. Mbere yo kuba ikimenya bose yabaye umushoferi w'umwe mu bahanzi nyarwanda wakunzwe cyane mu myaka y'ibihumbi 2009. Icyo gukora urakizi, kanda subscribe, like na share kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi muri aya makuru twikomereza. Uyu muhanzi ni nawe waje kumuhuza n'umwe mu basore bakora akazi ko gutwara ba mukerarugendo. Rimwe na rimwe yaba atakoze agaha Badirama akazi ko kumutwarira abashyitsi. Aha niho yaje guhurira n'umucecuru wo muri Amerika, akaba ariho yakomoyeho ubutunzi. Nyuma yo kumutwara nk'umukerarugendo, Badirama yaje gutereta uyu mucecuru wari ufite agatubutse ndetse bakundanye igihe kitari gito. Uyu mucecuru ni nawe wahaye Badirama amafaranga yakoresheje imishinga itandukanye, harimo nayo yakoresheje atangiza The Mane. Badirama wakuriye mu buzima bubi cyane yananiwe kuba inyangamugayo kuri uyu mucecuru wamukuye ahakomeye, atangira kumutekera imitwe, icyo bagiye gushoramo cyose akamubwira ko ibiciro bihanitse. Byageze aho uyu mucecuru asaba Badirama kureka umururumba kuko amafaranga afite adashobora kuyamara. Bya bindi by'akabaye icwende katoga yewe kanakoga ni gake. Badirama yananiwe kureka ingeso yo gukorakora, ashwana n'uyu mucecuru ndetse uyu mucecuru ahita yisubira iwabo muri Amerika. Uyu mugabo yahise atangira urugendo rwo kwirwanaho, ariko kubera guhora mu mishinga atize neza birangira ahombye burundu. Uko niko The Mane yahise izima burundu. Nyuma yo kubona ko ubi Kigali bigoye cyane nta mafaranga afite, Badirama yigiriye inama yo kujya muri Amerika, afite icyizere ko azongera guhura n'uwari umukunzi we, akamusaba imbabazi cyane ko atitabaga ngo telefone. Badirama akigera muri Amerika yahuye n'umushoramari w'umunyarwanda wiyita Bazili, amufasha kumumenyera ubuzima. Uyu mugabo yahaye Badirama inzu yo kubamo nk'umuntu bakomoka mu gihugu kimwe wari uzi ibibazo byinshi afite. Iyi nzu uyu mugabo yahawe yaje gutekereza uburyo ayikoreramo ubucuruzi. Uwayimuhaye amubwira ko niba ari iyo nzira ahisemo azajya amwishyura amafaranga y'ubukode, birangira bashwanye. Muri Gashyantare muri 2025 mu rukiko rwa Maricopa Counties ruherereye muri Arizona rwategetse ko Badirama asohorwa mu nzu ya Bazili. Yari yarwiyambaje ngo rumufashe gusohora mu nzu ye uyu mugabo wari wanze kumwishyura ndetse no kuyivamo. Mu gihe ibi byose byabaga, Badirama yaje kumenya ko wa mucecuru bakundanaga yitabye Imana. Afata icyemezo cyo gusubira mu Rwanda, agurisha imitungo ye yose uyu munyamerikakazi yari yarahaguze, ariko imwe n'imwe yagiye ayiyandikaho mu mitungo yagurishije, harimo n'ikibanza cyari kiri hafi y'ikiyaga cya Ruhondo. Nyuma yo kugurisha iyi mitungo yasubiye muri Amerika, ariko aya mafaranga arayabyinira kugeza naho nta n'urutobo yafite. Ubu nta n'urwara rwo kwishima afite, aribyo byatumye benshi bakeka ko byamubereye intandaro yo guhinduka memuke ndamuke. Byemve ni kwizera niko nitwa Initohoza TV. Kanda subscribe, like na share ndetse utange na comment kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Mwakoze cyane, ndagaruka mu kanya mu yandi makuru. ubugoryi n'ubwo bucucu mwebwe ba ministri mwebwe ba deputy mwebwe basirikare mwebwe ba polisi bohereza kujya gufata abantu ngo mubice. Iyo ukoze ku muntu wa Kangondo turabizi ko azize ubutaka, ntabwo umuntu ari umwanzi w'igihugu, nta n'ubazigira ababanzi b'igihugu, nimwe banzi b'igihugu mwangegeramo. Urafata umuntu wa Kangondo, umuntu wabyaye ufite abana, agiye gusura abana bayo, muratwisha muratumaze mwanera hamwe mwe.